makuru ni impamo rwose kuko amafaranga yapfuye ari mu cyumba y'ubukingo byanga tubona tutunganya amashambure y'abandi none usanzwe gukora amasuku wowe ahangaha twafatanya na mugenzi wanjye byamenyekanye umunsi nyuma ya saa sita mu masaha 8 n'igice zerekeza ku saa 9 aho uwo muturage uvuka mu karere ka Rwamagana amafaranga yapfuye ari mu cyumba cy'iyo guest house yitwa Titanic aho yabaga muri chambre kuva ku tariki 30 z'ukwa kane z'uku kwezi uyu mwaka nako abakozi bamubonye ariko nabo ubwo agomba gukorwa iperereza guturamuza ku byabaye umunsi bigaragara ko uyu muntu yaramaze iminsi ku itariki z'uku kwezi abakozi nyine bavuga ko aribwo baheruka kumubona yinjira muri chambre ariko kubera aribo ufunguzo kandi umuntu uri muri chambre akaba asohoka igihe ashakiye akavuga igihe ashakiye bakomeje gutekereza ko yagiye yagirwa kubasigira urufunguzo ngo bakore isuku mu cyumba noneho rero babonye bikomeje gutinda icyemezo bafata urundi rufunguzo bafunguye basanga yapfuye ubwo rero yagejejwe mu ruhukiro rw'ibitaro bya Gisenyi birumvikana rero n'umuryango we wamenyekanye ubwo iperereza inzego zibishinzwe zirakomeza gukora iperereza kugira ngo hashakishwe impamvu yatumye apfa niba harababigizemo uruhare bisobanuke ni benshi bagira amacumbi ariko kuvuga ngo kuva ku itariki 5 uyu munsi turi itariki 7 ese nta nubwo bakoramo amasuku cyangwa nta nubwo dushobora kubonamo nk'ikintu cy'uburangare kuba uwo munsi waraciyemo umuntu wenda yarashizemo umwuka ntibabimenye hari nanjye ndumva burimo kuko ntabwo hakwiye gushyira iki gihe cyose ngo aribwo bamenya ko tuye kandi baba bakwiye gushyiraho ikibazo gishobora kumenyekana vuba gusa mu gukurikirana byasabye ko batanze amakuru ko bamucumbikiye kuko abacumbikira abantu batanga mu nzego z'ubuyobozi izina rye bararitanze ariko birumvikana amakuru menshi azamenyekana muri iri perereza njyewe ntabwo navuga ibindi aka kanya gusa nyine uko hoteli cyangwa amaroge amacumbi yagombye gukora nakwiye gushyiraho no kumenya amakuru vuba ko biranashoboka wenda ko bimenyekanye kanamutabara cyangwa no mu byumba hagashyirwamo uburyo umuntu ashobora gutabaza ashobora gukoresha telefone cyangwa ikoranabuhanga rituma abantu bamenya ko umuntu wenda yagize ikibazo kugeza ubu rero iki kibazo twese kiba kidutunguye ntabwo ari ibibazo biba kenshi aho ibyo bavuze bavuga ko bakomeje kwizera ko umuntu ashobora kuba yatahanye urufunguzo cyangwa ko ari bubahamagare ariko babonye bitinze bahita babikora urumva rero ntabwo haranaciyemo igihe kinini cyane ariko nabo bagombaga kubivuga bakabisinyara bakavuga bati kubona hashize amasaha n'aya byose uyu muntu ataragaragaza ko hari tukanabimenya hakiri kare ukuvuga ngo ibintu nk'ibi mu karere ka Rubavu byaherukaga muri 2022 aho nabwo undi muntu yigeze agwa mu macumbi yamwe mu kabari gakorera muri aka karere n'ubuhe butumwa wenda umuntu agenera abakora izi business abakora izi business barakomeza kubibutsa ko
bazirikana ko bacumbikira abanyarwanda cyangwa n'abanyamahanga bagomba kubandika abo bacumbikiye bakaba banababaza niba nta n'ibibazo bagira by'ubuzima. Umuntu ashobora no kuba afite n'uburwayi bukomeye, ashobora kuba afite ikibazo yazanye, ariko atanze n'amakuru abamwitaho bashobora kumugira inama zihariye. Ikindi ni uko tugomba noneho gukomeza gutanga amakuru no gutanga raporo zanditse, tukamenya abantu bacumbikiwe abo ari bo. Imikoranire hagati y'abacuruza amacumbi, serivisi z'amacumbi n'inzego za leta igakomeza kubaho, kugira ngo hatagira abantu bashobora kugira ikibazo ntibimenyekane, kuko ku ruhande rwa leta tuba dufite ibitaro, tuba dufite ambulance, tuba dufite uburinzi, tuba dufite uburyo bwo gutabara bwihuse, ariko ntabwo umuntu yatabara umuntu atamenye amakuru. Turasaba rero abacuruzi, abatanga serivisi zo gucumbikira abandi, gukomeza kumenya ko bishobora kubaho ko umuntu yagwa mu cyumba, ntibajye bakira abantu gusa, ahubwo bajye banabaganiriza, babasaba amakuru, niba hari n'ibibazo byihariye bimenyekane. yari ari mu kigero cy'imyaka ingahe? Ni imyaka 47. Niyo yari afite? Niyo twabonye muri za raporo, kandi umuntu wese afite ibyangombwa, bari uburyo bwinshi bwo kumenya. Niyo umuntu yiyandikisha mu cyumba avuga imyaka ye, atanga n'ibyangombwa n'indangamuntu bigaragara. Se harakurikiraho iki? Ibyo ntaramenya, nababwiye ko hari uri Rwamagana, twamumenye ku giti cye, cyakora hari abantu mu muryango we bamenyekanye nyine, bavuga ko bamuzi, bavuga ko bari bazi n'urugendo rwe ko yaje n'ahangaha, ariko ubwo umuryango we yuzwi niwo ugena ikirakurikiraho mu bigendanye no kumushyingura, kumenya aho ari bushyingurwe, ariko noneho n'inzego za leta, ndavuga nka RIB, igakomeza gukurikirana, ikora ubugenzacyaha, ikurikirana, ishaka amakuru, kugira ngo hamenyekane amakuru y'urupfu rwe, cyangwa iyo dosiye isozwe tuzi neza wenda ko nta cyamwishe, ko ari uburwayi, cyangwa niba n'abantu nta bantu babigizemo uruhare. Ibyo rero biri bukomeze by'iperereza, ariko n'umuryango we ugiye gutegura gahunda yo kumushyingura.